Reka tugusuhuze kandi tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, ndetse tunashimire cyane mwe mwese mwiyemeje kudacikwa n'ibiganiro byacu. Turabizi ko mudukurikira muri ahantu hatandukanye ku isi, turabashimiye cyane tubikuye ku mutima kuko muri ab'agaciro kenshi. Tukwibutsa ko niba ari ubwa mbere ubonye ikiganiro cyacu ukaba wifuza kugerwaho n'ibindi biganiro byacu, kubigeraho nta kundi kana subscribe ayo magambo atukura ubone iburyo bwawe uraba ubigezeho. Nk'uko wamaze kubibona, uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo gisenya imiryango myinshi muri iki gihe. Icyo kibazo nta kindi ni ugusabikwa n'inzoga. Reka tubanze twibutse abadukurikiye ko hariho itandukaniro hagati yo gusabikwa n'inzoga hamwe n'ubusinzi. Gusabikwa n'inzoga ni iki rero? Ni ukubatwa nazo ntubashe kwifata. Hari igitabo kimwe cyavuze ko kunywa inzoga nyinshi bishobora gutuma umuryango udakomeza kugira amahoro. Ibyo ni ukuri rwose, kubera ko gusabikwa n'inzoga bigira ingaruka mbi cyane ku bagize umuryango bose. Reka dufate urugero rumwe, umugore, ariko dushobora no gukoresha umugabo kuko bishobora kuba ku mugore cyangwa ku mugabo. Umugore ashobora rero gushyiraho imihati myinshi niba afite umugabo wasabitswe n'inzoga, kugira ngo abuze umugabo we gukomeza kunywa, cyangwa akitwararika kugira ngo adakoma rutendere. Ashobora kugerageza guhisha icyitwa inzoga cyose, izihari akaba yazimena, akamuhisha amafaranga, cyangwa se agahora amwibutsa ko akwiriye gukunda umuryango we ndetse n'ubuzima bwe, ariko akanga akanywa. Bite rero iyo umugore abonye ko ibyo akora byose ngo umugabo we areke kunywa ntacyo bigezeho? Yumva acitse intege, akumva ntacyo ashoboye. Nanone agatangira kumva afite impungenge, uburakari, akicira urubanza, agahangayika, kandi akumva yisuzuguye. Bite ku bana bo rero? Iyo abana bafite umubyeyi wasabitswe n'inzoga, bibagiraho ingaruka nabo. Bamwe barakubitwa, abandi bakaba bafatwa ku ngufu. Bashobora yemwe no kwicira urubanza bumva ko bafite uruhare mu kuba umubyeyi wabo yarabaswe n'inzoga. Nanone kandi kubera ko uwo musinzi agira imyitwarire ihora ihindagurika, bituma abana batagira umuntu n'umwe biringira. Noneho kubera ko baba badashobora gutobora ngo bavuge ibibera mu muryango wabo, abana bashobora kwitoza kuniga ibyiyumvo byabo, kandi akenshi bibagiraho ingaruka mbi cyane mu buryo bw'umubiri. Niyo abana bamaze gukura, usanga ibyo bibazo byarabakurikiranye pe. Ari abantu badashobora kwifatira imyanzuro, kandi bagahora bisuzugura. Ni iki umuryango wakora rero? Niba wifuza kumenya igisubizo, ntuzacikwe n'ikiganiro cyacu gikurikira, niho tuzavugaho byinshi icyo umuryango wakora kugira ngo ubashe kugira icyo ugeraho. Wakoze cyane kubana natwe, naha dusoreje ikiganiro cyacu, tukwibutsa ko niba ukunda ibiganiro byacu, kanda subscribe. Niba utarabikora, ayo magambo atukura ubone iburyo bwawe, maze ubashe kugerwaho n'ibindi biganiro byacu. Turakwifuriza ibihe byiza, naho ubutaha. Bye.